Eh, Mm. Ego mateka ya Isave n'amateka ahubwo Kabusori natubwira ahubwo warabikoze cyane wabikoze tubwira amateka y'Isave ikintu waba uyazi. amateka y'Isave yaho ntago nyazi cyane kubera ko nahabaye cyane ntago nigeze mpaba cyane. None se Kabusuri ko abantu bajya bavuga ngo warongoye ngo umugore ngo umurongorera mu isoko hariya mu nyanya, wigeze no gusohoka ku gatabo, ni wowe Kabusuri cyangwa ni uwundi Kabusuri? Njye Kabusuri. Ni wowe wamurongoye? Waramurongoye rwose? Naramurongoye. Sitori yewe ukuntu byagenze rero, njyewe abantu bari bantumye ikarita mu isoko, ngiye mu isoko nsanga umugore arimo arahaha inyanya, mba ndamwuriye, nkimwurira baradufashe batworosa ibitenge, nshoje umurimo wanjye bahita banta ku ipingu, ariko kujya gufungwa, ariko ntabwo nafunzwe igihe kinini, namazemo nk'amezi nk'atatu. Ese Kabusuri ikintu muri makeya ukuntu byatangiye kugira ngo wenda bikuzemo uvuga uti jyewe ngiye kumwurira? Ukuntu byangiye nabaye nkimubona yunamye nyine numvira demaye bita nkwakwanya. None se yari yambaye ate? Yari yambaye akamini. Ubwo yari yunamye arimo agura inyanya? Yarimo agura inyanya. Ubwo urebye wumva wese ubishaka? Ese mbishaka mbura uko mbigenza ahita nataka. None se ubwo nta biyobyabwenge wari wanyweye wenda byaba byarabiguteye? Ntabyo, nta biyobyabwenge nari nanyweye. Ubundi se wamwuriye wari ufite umugore cyangwa nta mugore? Nta mugore nari mfite. Ntawe wari ufite? None se uwo mugore wuriye ntabwo ubu murongera guhura? Muheruka ubwo ndongera kumubona. Ese Kabusuri wenda uribuka nk'umwaka wenda biba byarabereyeho? Byabaye 9 n'icyenda. 9 n'icyenda. 9 n'icyenda wari ufite imyaka ingahe? 9 n'icyenda. 9 n'icyenda nari mfite 25. Ubwo rero wowe ikiganiro twashakaga kutugezaho twagira ngo tubwire umuzingo y'amateka yawe, ababyeyi bawe, abana bawe baba hehe, umugore wawe aba hehe, se muraherukana? Ese Kabusuri muri ino minsi ukora iki, ukorera hehe ku buryo n'uwagukenera yakubona? Njyewe nkorera mu gikari cyo kwa Manama, niho nkora akazi, ni naho mba, niho ngomba kubarizwa. Umuryango wawe? Umuryango wanjye uba Isave. Abana n'umugore bariho? Basubiye iwabo. Imfura yawe ifite imyaka ingahe? Imfura yanjye ifite 25. Ese ujya umusura? Turabonana. Ese mu buzima busanzwe umufasha iki? Ikintu umufasha iyo mbonye kuri ako kazi, iyo bampembye hari icyo mufashaho, ubuzima bukendereye. Ubu ukora akazi kajyanye n'iki? Akazi kajyanye n'ikintu ak'ubuparato. Gukoropa niko nkora. Ukaba umushahara uhembwa se ukaba ukunejeje cyangwa se ukaba wenda urebye ni icyo wabwira abanyarwanda ko hari inkunga waba ukeneye runaka, sapoti runaka? ubonye iyo nkunga nawe, iyo nkunga uyibonye ntiwayanga kuyifata, wayikoresha nayo. Inkunga bayiha umuntu uyishaka, ntabwo bayingingira. Nyine nyibonye nayifata iyo nkunga, ntawanga inkunga rega. Ukaba ushaka nk'inkunga ijyanye n'iki?
wenda bijyanye n'ubuzima n'imibereho ubayeho. nuko najya kwiga imyuga Mm, nkabasha kwiteza imbere nanjye. mm. Eh, Nta kindi kintu warenzaho Kabusuri? nta kintu ndumva narenzaho kereka mbonye ubwo bushobozi nyine, iyo nkunga nkayibona ikanteza imbere nta. Ese Kabusuri urubatse ufite urugo Ntabwo cyangwa nubatse, wiberaho gutyo nyine ugatembera? ni ugukodesha. Akodesha. Mm. Ukodesha inzu yangahe? Mm? Ukodesha inzu yangahe? ntabwo narenze ibihumbi 10. Ibihumbi 10. Eh, Ukayibamo wenyine cyangwa ukayibanaho n'umuryango? twanayibanamo ariko umuryango ufite iyabo, ariko mu gihe tutari kumwe nyibanamo. Mm. Asante sana Kabusuri, urakoze. Umugore ndamufite, n'abana 2. Abana bawe. None se Kabusuri wavutse ryari? navutse muri 79. Muri 79. Ubu ufite imyaka ingahe? 46. 46. Ese Kabusuri uracyafite ababyeyi? Ababyeyi ntabo ngira. Uturuka mu kahe karere, mu we murenge? Mu karere ka Gisagara. Umurenge wa Save. Umurenge wa Save. Ni ukuvuga ngo uri uw'Isave? Ndi uw'Isave. Uri umunyesave nyawe? Amateka y'Isave se hari ikintu ujya uyumva? Amateka y'Isave kubera amaze nk'imyaka 5 n'ahagera, ubu ntago nyamenya. Kabusuri rero tubwire watangiye mu Kinamba byagize. Kinamba natangiye kukijyamo 2005. Wakomeza Kinamba nyikoreramo hashize igihe nza gufungwa batuziza akarengane, ngo tubayeho gute muri uno mujyi, tukababwira ati twebwe ukuntu tubayeho ni ukwishakira ubuzima mu Kinamba. Noneho Kinamba nza kukivamo nishakira akazi muri farumasi. Nibyo muri farumasi wakoragamo iki? nakoragamo amasuku naho, ariko naho nza kuhava ariho ngera kwa Manama aho ngaho. Makeya nyine byakara muri umusheshe wa byose ahantu hose. iyo mbonye uyikeneye ndahamurangira. Ntayo. muri iyi minsi izaboneka. kimeze gute? muzungu twakoranaga? nta muzungu twigeze dukorana.